ese koko icyaha cyo gusambanya abana ni icyaha gikomeye niba ibintu bigaragara mu bice bitandukanye bigeze kuri bitatu bifite inkuru yenda gusa nta kibazo kiri muri ibi byaha uburyo biburanishwamo. Narabajije ngo ni ryari umunyacyaha arusha imbaraga amategeko n'uwo yakoreye icyaha, ariko inzego nsaba ko ubuyobozi butandukanye bukurikirana bukamenya iki kintu. Koko Regisi yasambanyije Kamikazi amutera izo nda, umuganga wa Kimisagara yasanze Kamikazi yakuyemo inda koko ni ibi bintu bivugwa niba ariko biri twaba dufite ikibazo, twaba turuhira ubusa gusambanya umwana ufite amafaranga, sibyo? Byaba ari nko kurya ihene y'umuturanyi, nayo urebye nayo barakumanura. Niba hari abashinjacyaha babona ibimenyetso bakabijugunya kandi aribyo byagafashije abaturage, mu by'ukuri dufite butabera ki ku cyaha cyo gusambanya abana? Uyu munsi umusaza ari muri karitsiye, umwana w'umuturanyi yasambanyije inyuzira. Siko bya bimeze bite? Hoye. Ntabwo ceceka. Habaye iki? None se inkuru mwambwiye uruze ngo sinyibuka. Reka nisubire. Abanyeshuri se b'indege. Urumva? Uribaza aho umwarimu abazi kubwo ari we wigishije. Yako sasubiramo yavuga. Nisubiremo se storyteller nibuze. Ni inkuru ya Romeo. Hajya Romeo yadusomeye kuki za nkunzo za muganga. Ngo no fata injury. Ni no fata injury. Inkuru urumva ngo mwarimu yigishije abana cyeye ngo biga gukora indege. Batuma ababyeyi inshuti n'abavandimwe bati muze tujye mu ndege. Harimo n'abashakashatsi. Mwese muze tujye mu ndege y'abana bakoze. Bagezemo ngo umuyobozi aravuga ati rero ati indege murabona mwicayemo ni y'abana banyu biga hano bakoze, tugiye guhaguruka tugendemo rwose. First trip. Twishimire urugendo rwa mbere. Ababyeyi abantu bose ngo babyigana basohoka hasigara n'umwarimu. Waraharabaza ati se wowe kutasohotse wiruka utagize ubwo batatu. Ati niba ari abanyeshuri bacu ntabwo iri guhaguruka, ntabwo mfite ubwoba ko iri bubwira ngo ndabazi. Yawe itagutse. Amavubi rero. Naye abantu bose ntabwo turi Brazil. Urumva? Ariko sinzi ni Djibouti yari yaradutsinze ari Brazil. Ninde wabivuze se? Nyine abantu nicyo bibajije. Ko yavuze ko u Rwanda atari Brazil. Ninde wabivuze? Umutoza Spitara yani bari Spitara. Ntabwo ushaka kumenya izina rye. Urumva? Ngo yavuze ngo nta mabere nta nka yaciye amabere kuba Amavubi yatsinzwe na Ntusu. Ariko abantu barabazi. Ariko natwe uramurenganya. Nawe azaho abakinnyi amakipe bakuramo. Ako rero uramuza mutoza. Umenya yaratewe yanga kuvuga ukuri. Oya, 80% azagenda abakinnyi bari mu kibuga. Hari n'ikipe. Niko ngo bivuga se. Sinahoze so mu rutonde. Ubwo niba ari ikipe imwe nayo muze kureba aho yageze mu gikina mpuzamahanga. Twigarukira. Sambu ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 irwamagana mu rukiko rukuru cyangwa high court cyangwa haute court hazaburanishwa urubanza ruregwamo Samvura wa mugabo nababwiraga wa Nyagatare wa musaza ikekwa ko yasambanyije abana babiri bavindimwe uwa 14 n'uw'imyaka 10 cyangwa 8 niba ntibeshye, yafashe ku ngufu akemerera urukiko ko yabasambanyije ariko ngo kuko yemeye icyaha akagabanyirizwa igihano agahabwa imyaka 3 ubwigenge bw'umucamanza. Nayo umucamanza akayisubika umugabo akajya mu rugo. Ku bana babiri b'umuntu umwe yasambanyije bari abo twita ngo bari abapagasi ba. Avuga ati rukijijwe rutyo mu ruhame. Nanjye wari uhari mu ruhame ndabaza nti umuntu wasambanyije abana babiri icyarimwe akiyemerera akabyemerera urukiko n'ubugenzacyaha koko ukamuha igihano cy'imyaka 3 itegeko riracyemera wanenza nacyo ukakisubika. Ese koko icyaha cyo umuntu babona icyaha cyo gusambanya abana ni icyaha gikomeye, ni icyaha cy'ubugome sekore wongisiga cyaha cy'isama cyangwa ni icyaha gisanzwe. Turagiye rero sige bagishakira ukugora kubera ko hari ukuntu mvuga inkuru batugira amagambo, sibyo? Kesi yatangiye abantu bibaza ati ibyo byabaho. Nabazaniye Nyagatare, ungiye kubazanira Kirehe cyangwa ngo Kirehe. Nindangiza mbazanire Inyarugenge. Inkuru zirasa. Noneho mwe mwizi mibare na statistique niba ibintu bigaragara mu bice bitandukanye bigeze kuri bitatu bifite inkuru yenda gusa, nta kibazo kiri muri ibi byaha uburyo biburanishwamo. Uburyo biburanishwamo uburyo bikurikiranwa uburyo bikurikiranwa bashaka ko ari mu ducenga two kwihishamo. Zanijwe rya mbere
ujya ugenda buhoro ndajya nkubwira ngo hagararaho banze nsobanure ko numvise bitoroshye ubu ndeba urabona nkeye urabona nkeye warimo gahinda ariko urabona nsa neza amavuta bayakubiseho ibiganza barayasengera ubu niyo turimo twisiga muto umugore mu ihema umugabo ku marembo muto samu ko navuze amavuta ayo magambo nayo Amateka ye. zana inkuru sa hako se ko mfite inkuru nta nkuru ariko tuzayisubire hejuru ya transfer ya Muhanga y'abaturage transfer ngo yahawe transfer nyine cya cyuma kigabanya nako transfer nari ngise transfer cyose ni bimwe na hafa iyo nyagwa muzi ko abaturage ngo inkuru ya mbere yaje kari umukire kandi bavuga ko ari bo bagize uruhare bayiguze baraje ewe reka ejo muri twibature muzatega amatwi muri twibature muze kubyuka mwumve iby'abaturage na rege rurageretse nga mfitijwe twagiye reka tuyumve twumve uwo mubyeyi yego ariko ubu ndi muri divorce n'umugabo wakoranaga n'uwo mugabo w'inshuti yanjye ubwo yari inshuti y'umuryango muri make uwo mupapa aho mfungiwe rero hari abantu bakurikiranye bansuye natumaga no mu rugo nkamutuma no kumurikiranira abavoka nyuma rero y'amezi 9 mfunze ko namanaciwe tarantivuru mbaye mwere ntashye tugomeza kubana bisanzwe tugomeza kugendana no gukorana kubona umucuruzi yari mu mujyi ariko sinamenye amakuru ko aryamana n'uwo mwana umukobwa n'uwawe umukobwa n'uwanjye kuko umwana rero yasiganye na nyina ari we mama we akajyamo amakuru ambwira ati reba uyu mugabo umaze guha umwana telefone zigeze kuri enye ngoretse gato telefone urumva ndagira ngo mbabwire ngo iyo harimo kuba ikintu nyirakuru w'uyu mwana yabaye umubyeyi mwiza ko yagize amakenga ese babyeyi telefone abana batunze muzi inkomoko yazo tonto batonto bayo wakwibaza impamvu umubyeyi ajya mu isoko akagura telefone umuntu ajya mu isoko akagura telefone y'umwana w'umuturanyi w'inshuti ye cyashoboka ariko none noneho ngo zigeze kure kuvuga ngo imwe wenda irapfa cyangwa baramwiba akakomeza akamugura gira neza niba uracika ariko kugera neza kukugurira umwana telefone y'imyaka 15 niba atari 6 ni umwana by'amategeko ngo 14 n'itandatu none se umwana w'umwana uretse byo kuvuga ngo ni umwana byakibyeyi si umwana no mu mategeko komeza wumva ko umukecuru yabwira umukobwa we na iPhone za bwoko ki wagize amakenga ko uyu mugabo ntazi igiwe n'akandi kazi ko ajyaza kumutwara nijoro n'ibice n'ibiki mama ndamubwira ni mama ntabwo uriya mugabo yabikora rwose igihe tumaranye nzi ko ari inyangamuntu muri make nari mwizeye muri ayo mezi 9 rero yamuteye inda ya mbere anayimuvuriramo ayikuriramo heza mu rugo iwanjye ariko icyo gihe twakundi bose tuyifitanye inda y'amezi 2 y'ukwezi kumwe mama ntiyigeze asobanukirwa ibyo ari byo noneho bakajya ngo umwana arwaye yabaye nabi ibiki ibintu nk'ibyo nyuma y'igihe umugabo aza kungemurira arambwira ati yewe umwana we yararwaye ariko naramuvuje ntugire ikibazo ubu ngubu ni muzima nta kibazo umwe aragemurira nyirabukwe nyuma rero ntahiye nibwo naje kujya baje bampa amakuru wacunduriye mugabo n'akandi kazi wacunduriye mugabo n'akandi kazi sinabiha umwanya numva ngo umugabo atabikora gafata ababyeyi bagira sinabiha umwanya urumva mama w'umwana yagize ibyago wenda ku mpamvu zimwe cyangwa izindi baramufunga uwo muntu rero yari inshuti y'umuryango akomeza kubafasha urumva niba arimo kumufasha ku mwana akanamusura uryo waca amazi utuntu bakubwiye ku makuru urumva yarabivuze wenda baravuga ati nibyo bya mama by'impungenge byo kubona umwana w'umukobwa mukecuru ntabwo azi ukuntu abana b'ubu n'abasore n'abagabo nyine ntabwo azi ibigezweho ariko uyu mubyeyi mu mvugo ye ibyago by'umwana we ntituri bimutwerera aya masaha ariko harimo uburangare ko burangare muko ejo bundi mu kwezi kwa gatanu nibwo usa n'uwamenye amakuru umwana yararwaye araremba twari twagiye kwibuka igitarama bukeye tuje dusanga umwana yaheze mu nzu amabere igituza kiragera iriya ndamufata mu wundi mugabo butubana ndamubwira n'urumujyane ku ivuriro riri hafi aho ngaho haya n'ibisaga niho twari dutuye umwana ageze ku ivuriro nahamagawe na muganga kandi agati mama urabizi neza ko umwana wawe yakuyemo inda ntabyo nzi ati yakuyemo inda itari munsi y'amezi 3 birancanga nta n'umutwe umuntu ahamagaye bwa mbere ngisha inama n'uwo mugabo wayimuteye yego ndamuhamagara uretse gato
yahamagaye agisha inama wayimuteye kuko niwe nshuti yarakimwizera abarira uzumfashe araza mubwira ibimbayeho amwaka nyine avuze umwana ihangane ibiri ukurikiyeho byose ubimbwire ntakibazo ngo nanjye nari ntwitenda nkuru nkiri mu rugo hari uwajyanye umwana kwa muganga n'umwana kwa muganga noneho turi kuva kwa muganga bari kuva kwa muganga nibwo muganga ubwo yamamagaye yamaze ati umuntu witwa gutya na gutya uramuzi ndamuzi none se kari utera n'umwana inda akaba ari nawe uzimukuriramo arangije ngo bari kuva kwa muganga yohereje SMS ayoherereza nde ayoherereza umugabo wanjye ayimwoherereza ngo iyoherereza umwana ari mu ivuriro umugabo wanjye aba ari bugisoma amusobanurira ngo umuganga ari bugure buze kumufata ntasohokamo kuko bari habayeho ko umwana babandika ngo kiritaje kugira ngo bamuze mu nda mu by'ukuri nk'umubyeyi wamubyeyi uko byakira byarananiye bikamera nk'umusazi nanjye mfite inda nibura ukwezi kumwe bivuka bwagenda kwa Habyarimana muri iryo joro barambaga kubyara ubwo nawe byarikoroza aho mviriye mu bitaro kwa muganga byabaye ngombwa ko nyuma yo kugarura imbaraga nabaye umuntu ugiye muri koma kuko uwo mwana muri make abana ba nyiri bo famiye yanjye nta muryango ngira umugabo rero yaje kutwemerera ko icyo cyaha gikoze atangira gusaba imbabazi ariko azisaba naratwanye na mama azisaba numva bidashoboka numva bitakunda warashwanye na mama ahubwo muri icyo gihe nagiye nserereza amakuru nsanga yatorotari za Tanzania ari za Uganda biba ngombwa yuko ngenda mbigenza hagati kugira ngo abanze numve ko nzamubabarira abanze agaruke ahagarukiye rero natanze ikirego gitanga muri RIB njyana umwana arabisobanura uko byagenze avuga na Rodi yabajyanagamo rwezamenyo irahari twageze muri iyo Rodi dusanga muri iyo Rodi binjiragamo basiranga mu ebyiri umugabo harimo irangamuntu ye n'amazina ye umwana nawe harimo irangamuntu ye n'amazina ye ariko ku mwana nta nimero za telefone zihari rero ahantu babaga bakoze irangamuntu y'umwana ntabwo mpazi umwana nta rangamuntu agira yatangiye ku murongo gato 15 muri icyo gihe nari mfunze ubagize 16 ubuze icyabaga uhagaritse gato kujyana uyu mwana muri rogi cyangwa muri hoteli kuko bisaba ko hinjira umuntu ufite irangamuntu uyu mugabo yari fabrice yacurishije kugira ngo yinjize umwana muri rogi rise iravuga iti nta muntu winjira adafite igikoresho kuba gifite ariko adafite imyaka undi akikoza hirya hariya kareba gitifu nanze kuvuga nk'uburyo oya ntabwo ari gitifu yikoza mu printer akayipurintinga ntabwo yari iya nega nako iya nida ntabwo ushobora kumbwira ngo atuje imyaka y'ubukure ngo nibwo iramuhirangamuntu kugira ngo ukunde ajye gusangamo nako gusangamo komeza usumye noneho ejo bundi rero aho ntangiye ikirego umuryango we wanjye utora arimo aho ngaho mu miduha bantesha umutwe baransaza tuzakwica tuzagira gute ndimuka ubundi hano ikabuga buhagaritse kavuze ni n'ubundi bamusanzeyo ikibazo mfite mutekereza umuntu agukorera icyaha ukageraho narabajije ngo ni ryari umunyacyaha arusha imbaraga amategeko n'uwo yakoreye icyaha ni igihe nk'iki aho ngera ikavuga nanone ubwo nari mbitaruye ngo ku kirego gikomeze barahasanze inshuro zirenze zingana nimukaga bangezeho ntumbaza baga amakuru abamo amafaranga yo kuvuguruza amagambo twavuze amafaranga ndayanga bagera ubwo baca ku ruhande bahamagara umwana w'inshuti y'umwana wanjye bajya guhurira Nyabugogo umwana wamuhaye 5,000,000 hanyuma ajya kuvuguruza amagambo yavuze ahubwo avuge ko njyewe namushutse kubera umubano nari mfitanye na papa wabo n'uwo mupapa cyakora mugenzi w'uwo mwana agira amakenga kuko babonaga na nawe ati nimurangara bazabiki agize amakenga bari babicaje mu modoka yabo arabafotora arabarikodinga abafata n'amazwi n'ukuntu nyine hari umupapa ari wiyise ngo ni umufamiliye wanjye ari we wahuje uwo mwana wanjye na mugenzi w'uwo mwana wundi kuko umwana wanjye wa telefone narazimukuyeho nta telefone yari afite bajya mu biciro rero ukuntu ngo baba 5,000,000 kuvuguruza ibyo yavuze hanyuma bakazama 3,000,000 bavuyeyo ayo majwi urayafite yego ndayafite uze kuyaduha n'amamesaje y'uwo mumama uwo mugore w'uwo mugabo yandikiraga abo bana babwira ngo bagure nta wundi muntu uhari zose ndazifite none se RIB yabikozeho icyugo RIB
ariko rero ikintu cyaje kubaho ari nacyo cyatumye mvuga ngo reka noneho basidakuze mumfashe muri buwakira ikirego yarakomeje arabikurikirana tumwohereza mesaje tumwohereza rikodi ibimenyetso byose turabimuha yaduhaye ibahasha ifunze originali ngo tuyijyane ku Muhima ajya bahita gute muri iriya nzu zifasha abana muri Isange One Stop Center. yego ibahasha ndayijyana ibahasha amaze kuyijyana mwana baramwakira ariko kuko amasaha atatu aho bibaye nijoro ko haba hari abantu benshi bamuhuje na dogiteri nyine wo mwindani mu Muhima mu bitaro rero bakurikiranye umwana ibisubizo bari bambwiye ko atari twe babiharibu ibisubizo rero byarasohotse Babiharibu bisohoka umwana natwite mu nda y'amezi abiri atwite indi se yego ya yindi ntabwo yavuyemo ni ukuvuga ngo hari za zindi ebyiri hari n'iya gatatu iya gatatu ubwo ngubwo niyo iharabuka y'ayo mezi abiri kiramureba ikibeho ubuse bumva ntiyabashoboye Kasi umwana we bite umwana we urukundo akunda uno musaza niba ari n'urukundo niba ari n'iki reka twe kuganira ku wakorewe icyaha turebe uwakoze icyaha n'urwanya icyaha umwana we ibye nabyo ni ibyo kuvuganiraho kibyeyi ntabwo barasubira nyine bakomezaga bagakurikirana njyewe ubwo naho nirukanze mu mahoteli nkaba nasizeho ingenza ngo nibanshakire nibwo buzima nari mbayeho birangiye umuribu icyantunguye ejo bundi baciye urubanza mu kurusoma bavuga yuko afungurwa by'agateganyo akazaburana mu mizi ariko bagaragaza ko impamvu nta gipapu nta byangombwa byo kwa muganga bihari kandi ibyo byangombwa byarasohotse umuribu arabifite yarabibitse mesaje zose twamuhaye n'amarikodi nta n'imwe yigeze ashyira muri sisiteme birangiye rero byabaye ngombwa ko kuwa gatanu yasomewe kuwa kabiri kuri 15 ataha kuri 16 kuwa gatanu nibwo nagiye kureba umushinjacyaha wakurikiranye icyo kirego kuko narizi ko umushinjacyaha niwe uburana urwo rubanza mubaza nagiye ngura amarangiza rubanza yose ndayagura ndasoma mu gusoma nsanga bafashe abana ba mineri n'ubundi babiri biganye na kamikazi wanjye ari nabo bagendanaga mu rugo umunsi ku wundi uwo kamikazi we yisobanura yanagaragaje ko abo bana bose abarongora none bafashe abo bana barimo bajya gutanga ubuhamya bw'uko kamikazi atigeze abaha amakuru ko yaryamanaga na regeye kandi n'abo bana bararyamanaga nawe kandi baryamanaga nabo ayo makuru yatanzwe n'umwana wanjye kandi si no kubeshya ni nako kuri dufite ibimenyetso byo byose none se amamesaje bagenda bahererekanya ku matelefone y'abo bana none se mama iyo ndwa umwana atwite aracyayitwite cyangwa isanga yagufashe bya bindi babikora ngo bayikuremo kuko ari umwana Isange ntabwo irafasha nanze kubikora ngira ngo urumva twari tukiri mu manza rero ikintu Isange yerutse kumpamagara imbwira ko imushaka hanyuma agiye kumwohereza amasaha bayarenze barambwira ngo bazambwira undi munsi none se rero niba aribyo bashakaga kumfasha ibyo ngira cyangwa se kubigisha ntabwo mbizi ibyo barabisaba ikindi se umushinjacyaha mwaravuganye akubwira umuha nibura ibyo bimenyetso kugira ngo najya kuburana mu mizi azabibone umushinjacyaha nagiyeyo ndi kumusaba ko agomba no kujurira iyo minsi 30 mugaragara ahita agaragariza ko igipapuro cyo kwa muganga kikuki kitaje namwana cyaraje muri baragifite mubwira na details z'ibimenyetso umuribu namuhaye ahamagara umuribu umuribu aramubwira ati rwose igipapuro ndagifite ntabwo ibintu byo kwisobanura bya bindi mujya mubaza abantu bakarya indimi Shinjacyaha n'umugenzacyaha bakorana asanga ku munsi yamwoherejeho gusa ibintu nagira ngo nzanye iryo jwi ry'uwo mubyeyi mwumve iyo nkuru muyihuze nayo ndiye Nyagatare nababwiraga nk'umucamanza yafashe umugabo wemera ko yasambanyije abana sibyo umucamanza akamukatira imyaka 3 nayo akayisubika i Nyarugenge uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 14 yinjiraga muri hoteli afite irangamuntu sibyo ubwo haba hatari ibyangombwa uyu mugabo ko hoteli byerekana cyangwa rogi yinjiyemo afite irangamuntu akinjirana na kamikazi bakajya muri icyo cyumba na kamikazi agashyiraho ID umwana akavuga ko ari we hakaba hari amajwi yageragejwe gufatwa n'abana barimo gukorerwa ibyaha nubwo mu mategeko hari uburyo amajwi afatwamo ni kimwe kuki uyu mugenzacyaha wari
atashyize ibimenyetso muri systeme bivuga ko abana batasambanyijwe ni umwana atasambanyijwe nibura kuko hagomba kuba hari ibintu bibi koko yatanze ikirego atabanje gupimisha ngo bamubwire nta kirimo kuko uri ribu isaba ibimenyetso kuri ntuza kuri forensic cyangwa se nisange niba bapima bya muganga yasanga nta gishinja kirimo nta mpamvu yo kugishyiramo cyo kwa nabwo ashobora kugishyiramo ashinjura cyangwa akarekura uwo yafashe kuko asanze bidahura none ntiyanashyizemo icyo uko nta kigenda nta cyaha cyabaye ntiyanashyiramo n'uko icyaha cyabaye ubwo byahereye nawe no iyo ni ntuzima ndagira ngo bino bintu twe kubitindaho wenda uyu mudamu avuga hari ibibazo byinshi ushobora kwibaza wa mwana hanze harubaze ntabwo ariko ndi bubivuge ariko muri iyi nkuru y'uyu mubyeyi utubwira ibiri byo cyangwa ibitari byo ariko inzego nsaba ko ubuyobozi butandukanye bukurikirana bukamenya iki kintu koko Regis yasambanyije Kamikazi amutera izo nda umuganga wa Kimisagara yasanze Kamikazi yakuyemo inda koko kuko umugenzacyaha akwiye kubaza Kimisagara inda yari yavuyemo kugira ngo umenye ko uyu mugabo ari igitangaza nuko inda yanavuyemo bikarangira nyina w'umwana akabyara akagira ibyo bibazo byose hakaza ntuzo kuvuga ngo bumvikane nyina w'umwana akanirwa kumvikana n'umuryango we n'abandi bose wagakomeza gushaka gutanga ikirego muri ako kavuyo karako Kamikazi bakamutera indinda icyo nibaza niba ari uyu mugabo cyangwa ari undi simbizi ariko ikibazo hari ibimenyetso byerekana ko uyu mugabo yigeze abyangana n'uyu mwana kuko byabaye mu bihe bitafatirwa ibimenyetso gutyo ku mubiri hari ibiganiro se byigeze biba none wenda tugaruke ku mafoto n'amajwi y'abantu babwira abana batereka tuguhe ibi ubireke nubwo batayakoresha nk'ikimenyetso ariko bayakoresha nk'amakuru ajyanye n'ikibura bakanabaza umuntu ubaza bati ko hano wavuga gutya kubera iki wavuze ibi hari habaye iki waguraga iki ntibibe ikimenyetso ariko bikaba amakuru abaza ukekwa kugira ngo aboneke ibimenyetso amafaranga umwana ungana gutya bamushaka kumuha yari ayiki siko mbona amacati y'abana aho bahererekanya ubutumwa bwanditse se ntibusuzuma kumurekura by'agateganyo ku cyaha nk'iki urumva yarabanje ajya Tanzania nyina w'umwana ararekera kugira ngo mwereke ko yamubabariye aranabimwe aragaruka agarutse nibwo wigirego cye koko ni ibi bintu bivugwa niba ariko biri twaba dufite ikibazo twaba turuhira ubusa gusambanya umwana ufite amafaranga sibyo byaba ari nko kurya ihene y'umuturanyi nayo urebye nayo barakumanura uwo ni nzana undi nawe kizana kiri kabiri gatatu buryo burambuye umwana ikibazo yagize byagenze bite ubundi mutuye hehe gahunda ahantu dutuye muri Kirehe mama wansobanuriye Kirehe ko ari nini mutuye he dutuye muri Kirehe akagari umurenge wa Nyamugari akagari ka Bukora umudugudu wa Nyabiyenzi ubwo rero ikibazo umwana yaje gukorerwa ihohoterwa afatwa n'umuntu w'umusaza aramuzambanya umusaza yitwa Sematama Sylvestre ubwo rero yaje kumusambanya mbwira ukuntu byagenze bite kugira ngo musambanye bari hehe bahuye bate yamusanze mu rugo hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu ubwo rero arangije hari saa 4 n'igice ari ku cyumweru yamufashe rero nagiye ahantu ku rugo rw'umuturanyi bari bakoze ubukwe ubwo mu gitondo cya kare ariko yari yabanje kuza mu rugo uwo musaza aragenda yadusanga twese aragenda nyuma yaho yaje kugaruka asanga muri urwo rugo nari ndimo nyine ku muturanyi arahava nibwo yagiye mu rugo agiye rero ngo arasanga umutwari wanjye yari yaratashye ubukwe ananiwe ari kumwe n'abana kubera ko rero ngira umwana ufite ubumuga sinjya mva mu rugo mpora mu rugo iteka ryose ufite ubumuga niwe yasambanyije yasambanije bakurikirana nuko arangije rero umusaza umutwari wanjye ngo yaje kunanirwa yaza mu intebe mbega baricara baragana arangije aho ati rero ndananiwe kagende njya kuryama mbe nduhutseho ubwo arangije undi yasigaranye n'utwana kuko njyakunda gukinira utwana tw'abaturanyi utwo basigira kuko babazi ko nta hantu njya nyine nuko umwana yahise amuhamagara ariko ubwo ngo ntabwo ariko bwa mbere yaramusambanije yazaga aho ngaho
iyo nshuro namufashemo ubundi yari inshuro ya kane urebye nk'Imana ashatse kugira ngo inyereke urupfu umwana wanjye apfuye. Nibwo rero naje nkigenda nsanga ababyeyi nyine barimo barafasha abo ngabo, ntatunguka ndababaza ntese muriho murakora iki ngo mbafashe? Nuko batugenda dusohorera inkuru, nta kibazo nubwo ntabwo utagize nta muntu uje kurenganya bitewe n'ikibazo cyanjye baba bazi. aho mu bukwe nyine ubwo sohoye za nkwi zirangiye mpitafata icyuma mama yari afite ndicara mbafashije guhata igitoki kirangiye mbatorera umuceri. none ndabwirani rero munyihanganire nsubira mu rugo dore nkeretseho inkono y'ibishyimbo kandi ntabwo mfite.